nta kibazo. Ndabasuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze abantu mwese munkurikira kuri Olive TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza bivuga ku buzima bw'umwana. Waba uri mushyashya, waba ari bwo bwa mbere ufunguye iki kiganiro, njye mubana nitwa Olive Madoctor, nkaba ndi no kwiga byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Uyu munsi nkaba nabahitemo ikiganiro cyiza cyane, aho tugiye kurebera hamwe bya bintu biteye amatsiko, bya bintu umubyeyi wese agakwiye kuba azi, bya bintu umuntu wese urera umwana agakwiye kuba azi. Ikindi tukarebera hamwe ingaruka zo kubyibuha utwite umwana cyangwa kuba wabyibuha cyane uri konsa umwana. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Nanone niba utarakora subscribe, ndakwibutsa gukora subscribe, ndakwibutsa gukora like ku biganiro byacu kugira ngo ujye uha amahirwe abantu batabibona, kugira ngo nyine bibagereho nabo bunguka ubumenyi. Ndabizi neza yuko tuzagenda twunguka ibintu byinshi uko udukurikira. Uyu munsi rero reka dutangire ikiganiro cyacu. Nk'uko nabibabwiye, hari ingaruka rwose umwana ashobora guhura nazo igihe cyose ushaka kuba ubyibushye cyane umutwite cyangwa warabyibushye cyane umutwite. Niyo mpamvu ucyumva iki kiganiro cyangwa ikiganiro kirajya kurangira wungutsemo ibintu ukwiye kuzakora nyine nongera gutwita kugira ngo uhe amahirwe umwana kuba yavuka ameze neza. Iyi ngaruka ya mbere, niba umama atwite akabyibuha cyane, hari risike y'uko umwana ashobora kuvukana ibibazo by'umutima. Ukibaza umwana wanjye yabaye iki, ukibaza byagenze gute, ntumenye yuko ari ingaruka z'uko nyine wabyibushye cyane, akaba yagira ibibazo byo kuba nyine yagira izo risike zo kugira indwara z'umutima nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Ikindi, ubushakashatsi bugaragaza yuko igihe cyose ubyibushye utwite umwana, hari risike y'uko umwana nakura ashobora kugira indwara zitandura, diyabete, hypertension, umutima, ibyo bintu byose, cyangwa akaba wa mwana ubyibushye cyane. Niyo mpamvu tugomba kurinda abana ibyo bintu. Tangira rero utekereze ku mwana igihe cyose umutwite kugira ngo umurinde izo ngaruka zose. Ikindi nk'uko mubizi, ni ukuvuga ngo nimba ubyibushye cyane utwite umwana, hari na risike y'uko umwana ashobora kuvuka igihe kitageze, cyane y'uko nawe ubwawe ubuzima bwawe buri muri risike y'uko ushobora kugira diyabete, icyo twita gestational diabetes, cyangwa ya diyabete nyine ugira utwite umwana. Rero hari igihe rwose n'umwana ashobora kuvuka igihe kitageze bijyanye na complication nawe ushobora kugira igihe nyine wabyibushye cyane nyine utwite uwo mwana. Ikindi kintu, nimba ubyibushye cyane uri konsa umwana, nazo za risike zose nabwiye zirashoboka. Umwana akuze kuba yagira indwara zitandura, kuba yazagira umubyibuho ukabije, kuba yazarwara diyabete, kuba yazagira umutima, kuba yazagira hypertension, ibyo byose ni ibintu bishoboka cyane rwose igihe nyine uri konsa umwana ukaba ubona uri kugenda ubyibuha cyane mu buryo budasanzwe, cyane yuko abamama benshi hari igihe usanga babyishimira, ariko ntabwo ari ikintu cyiza. Nyine uba ugomba umubiri wawe guhora uri fit kugira ngo nyine n'umwana umurinde izo complication zose. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro cyacu. Reka twinjire mu gice cya kabiri. Ngiye kubabwira bya bintu biteye amatsiko, bya bintu by'ingenzi ukwiye kumenya kugira ngo nyine urere umwana neza. Ubundi nk'uko leta yacu ihora ibishishikariza abamama benshi, konsa umwana muri ya minsi igihumbi, kwita ku mwana muri ya minsi igihumbi ni ibintu by'ingenzi, kubera yuko ubushakashatsi bugaragaza yuko umwana wonse neza muri ya minsi igihumbi, ubundi uba uri kumugabanyiriza ibyago nyine byo kuba yagira izo ndwara zitandura. Tangira ubitekerezeho neza. Niba ufite umwana muto, umwiteho muri iyo minsi igihumbi, umwonse neza muri iyo minsi igihumbi, hanyuma umurinde ibyo byago byo kuba yarwara nyine izo ndwara. Ikindi kintu, ubushakashatsi bugaragaza yuko umwana uri munsi, reka umwana utangira ifashabere ku mezi 4 kuzamura, uba uri kumwongerera risike zo kuba rwose yagira indwara nyinshi, yaranakuze ukazabirwa se ko muri famiye nta diyabete tugira, ko muri famiye nta hypertension ibamo, kwita umwana wanjye arwaye diyabete bikakuyobera. Kumbi bijyanye n'uko umwana ushaka kuba yaramutangije imfashabere akiri muto cyane, bijyanye na recommended age nyine yo gutangira imfashabere. N'ibyo rero ni ibintu umubyeyi wese akwiye kumenya kugira amenye nyine kugira amahitamo meza igihe cyose agiye gutangiza umwana imfashabere.
Ikindi kintu ubushakashatsi bugaragaza yuko ubundi abana batoya bari munsi y'imyaka 2 bagakwiye gufata breakfast multiple times a day, nyine inshuro nyinshi ku munsi. Ni ukuvuga ngo biri recommended yuko umwana wese uri munsi y'imyaka 2 agomba gufata breakfast inshuro nyinshi, nibuze more than 5 times, nyine inshuro zirenga 5 ku munsi, kubera yuko umubiri wabo uri gukura, umwana bari gukura cyane, abakeneye karori nyinshi, abakeneye energy nyinshi. Rero icyo gihe cyose umwana ni byiza kumuha inshuro nyinshi kugira ngo umubiri utawugora wishakira ibyo ugomba gukoresha, wagakwiye kumuha. Muri kwa kwishakira ibyo bintu ukoresha, hari risike y'uko umubiri habaho imbalance, umwana akaba yagira ibya nyine like metabolism nyine disturbance, then akaba yagira indwara zitandura. Rero umwana wese w'imyaka 2 take it in mind yuko agomba gufata ifunguro diet nyinshi nyine ku munsi inshuro zishoboka. Hanyuma abana bari hejuru y'imyaka 2 bobo bagomba gufata nibuza diet cyangwa amafunguro nibuza minimum inshuro 4 ku munsi. Breakfast nka saa yine ukamuha irindi, saa sita, saa 9, then saa 12. Nibuze umwana munsi y'imyaka 2, ibyo nibyo twakabaye kuba tumukorera. Biragoye, hari challenge nyinshi, ariko nanone harimo n'abantu batabikora atari uko badafite ubushobozi, ahubwo ari uko babuze nyine like badafite nyine iyo knowledge. Ni byiza rero yuko mubimenya nyine kugira ngo umenye uko ukwiye nyine kuba ufite uburyo bwo kwibona ukayimuha nyine kugira ngo umwana akure neza. Ikindi ni ukuvuga ngo nyine nimba umwana umuhaye breakfast, naho abamama bagomba kubyitondera, kuko uzasanga akenshi nk'abana biga mu gitondo umuhaye icyayi, umugati, buri munsi icyayi, umugati, icyayi, umugati, icyayi, umugati. Ni ukuvuga ngo urimo uramuha ibintu by'isukari, ntabwo ari byo umwana akeneye. Ni kwa kundi uzasanga n'ubundi umwana ageze saa 4 arashonje, saa 6 arashonje, nyine umwana n'ubundi ahora ataka inzara, mama ndashonje, yakwaka ikintu cyo kurya ukamuha irindazi, nyuma mama ndashaka biswi, yakwaka ikintu ukamuha biswi, nyuma mama ndashonje. Utuntu nk'utwo nyine umwana agahora dusubiramo. Bivuze iki? Ubundi nimba uhisemo guha umwana breakfast, nibuze umwana uba ugomba kuba ibintu birimo protein. Ibintu birimo protein mvuga ni ibi: aho kugira ngo umwana umufate umuhe uwo mugati, at least ushobora kumuha igi ribonekamo protein, kandi umubiri wacu uko wakira protein nyine, cyane yuko izo protein ntabwo zigenda ngo zizamure isukari cyane mu maraso. Rero ntabwo umwana azaproducinga na wa musemburo insuline cyane, kuko niwe uhita utuma examples, nimba ufashe icyayi kirimo isukari, wa musemburo insuline ushinzwe kugabanya isukari mu mubiri uhita wiyongera cyane, ukiyongera cyane uhita wongera ukagabanya ya sukari, n'ubundi ubwonko bukabifata nk'aho uracyashonje, ukeneye ikindi kintu cyo kuba wafata nyine. Icyo gihe rero uzasanga uhorana inzara, kandi wafashe ikintu cyo kurya ariko ukumva ushonje, nta mbaraga unafite sometime, kuko uhora nyine uri muri hypoglycemia, bijyanye n'uko uri gufata bya bintu umubiri udakeneye. Ariko nifatira ibintu bikungahaye muri proteine, izagenda yongera isukari gake 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 gake, usange ushobora no gufata ifunguro mu gitondo wongeye kumva ushonje rwose nka saa 6 cyangwa saa 8, kuko nyine za proteine wafashe zo ntabwo zizamura isukari cyane mu maraso, zigenda ziregulatinga gake 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 gake, ziproducinga gake gake buri uko ikenewe. Ariko iyo ufashe biriya snacks, fast food, cyangwa ukabiha n'umwana, byongera isukari cyane mu maraso, noneho umubiri ukaba obliged yo gusekreta umusemburo wa insuline, ugahita uyidropingisha, umuntu agahita agwa muri hypoglycemia, nanone akumva acitse intege, akumva nta mbaraga afite. Yaba ari umwana ukabona ni umwana udafite utubaraga, ni umwana ucitse intege, ni umwana nyine wumva ubona utameze neza muri make. Ni byiza rero yuko umenya ibintu wagakwiye guha umwana. Ni ikiganiro gishobora kuba kirekire, buranza afata umwanya wo kubigisha nyine ibintu ukwiye guha umwana, n'igihe ukwiriye kubimuha, kugira ngo nyine tukomeze kurinda abana. Birababaje ko umwana nyine tuvuge yavuye mu rugo anafashe breakfast, aragiye ku ishuri arasinziriye, mwarimu aramubajije ari kumva ari confused, ushobora gusanga ari wabiteye, wamuhaye ibintu by'amasukari menshi, hanyuma agera ku ishuri ari muri hypoglycemia, n'ubundi still nta mbaraga afite. Ni ibintu umuntu aba akwiye kwitondera nyine, kugira ngo ubuzima bw'umwana utabushyira muri risike. Ndibaza hari ibintu byinshi twagakwiye kugenda tumenya, nzajya ngenda mbivugaho buri uko mbonye umwanya nyine, kugira ngo turusheho kugenda twunguka ubumenyi bwinshi. Ndagushimiye cyane
wowe twabanye muri iki kiganiro. Nimba uri mushyashya, Uwiteka aguhe umugisha kandi ntugende udakoze subscribe. Namwe abakunzi bacu bose bose ndabashimiye cyane. Uwiteka abahe umugisha, mugubwe neza aho muri mwese, kandi mugomeje gusharinga YouTube channel yacu, mukomeze kulikinga ibiganiro byacu. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.